ikaze nanone kuri Basi Life TV. Ino mwanya mwiza mumenyereye bageze ibiganiro bitandukanye. Ndi kumwe nagiye Dorothée Uwimpuhwe. Gira ubuzima kandi kwirinda uruta kwivuza. Turakomeje mu bigisho byacu byiza kandi nkomeza gushima abantu mwese mukomeza kwana natwe. Uyu munsi tugiye nanone mu kigisho cyiza ngira ngo abasore n'inkumi mube hafi. Bose ngiye kujya mbivanga mujya mwihangana kandi buriya ibyigisho byose uko wabyumva ntiwaburamo n'akantu kawe. Uko buriya ibi byigisho buriya nubwo muvuga ngo ni ibyigisho by'abagabo n'abagore cyangwa n'aby'abasore n'inkumi abarimo kurambagizwa n'abagabo n'abagore barimo bagenda barambagizwa ubu ngubu cyane cyane abagize ibibazo byo kutaramya ingo za mbere bajya bagira gahunda yo kumva bashaka kongera gushaka. Ubwo rero ngiye kwigisha icyigisho cyiza mbese ku bagabo ikimenyetso simusiga kigaragaza neza ibimenyetso birindwi simusiga bigaragaza neza yuko umukobwa cyangwa umugore muri kumwe mubano wanyu awufata nk'ikintu gikomeye, mbese aba ari serious mu mubano wanyu, aba ari serious mu mubano wanyu. Buriya iyo utazi umuntu muri kumwe biragoye nyine, biba byiza neza yuko iye mu mubano ari umugabo wagutangije, ariko buri umubano uramba neza iyo umugore nawe yagize ubushake bwo kubamo hatarimo imbaraga. Hari abagabo rero n'abasore bafite impano rwose akaza kugutsindagira urukundo kandi nta mugore watsindagira urukundo. Reka urukundo ku mugore n'umukobwa birikora birizana. Rero mwabasore mwananga mufite impano yo gutsindagira abagore impundo, n'ukuri pe amarangamutima yacu nta kintu wakora kugira ngo uyazamure, ariko hari ibintu bikeya wakora ahubwo bikaba ari byo biyazamura. Ni amagambo menshi, nta pressure mu rukundo rwose ku mukobwa n'umugore ntabwo bibaho. Niyo mpamvu nyine hari tekinike igikoreshwa uyivuga ngo kurikira cyane ngo uhunge cyampunga cyane ngo ukurikire. Buriya uzabicunge, iyo tekinike narayizi irantangaza. Abagore benshi bakunda kugwa mu kintu cyitwa dependance affective, kumva mbese afite urukundo rumwe rushyushye cyane rugurumana ku musore cyangwa ku mugabo runaka. Iyo umugore ameze gutyo umugabo ahita yigendera. Noneho nanone iyo umugore yigiyeyo umugabo nanone araza. Mbese nayo ibyo bintu ukuntu biba bimeze. Ubwo rero basore bagabo abarimo kurambagiza icyo kintu mujye mugiha agaciro. Ntabwo mukunda abagore babashyuhaho cyane, ariko namwe nta mugore ukunda ko mushyuha cyane. Uriya biba byiza nyine iyo uri kubaransa nyine ukacunga amarangamutima yawe kugira ngo ibintu bigende neza. Ubwo rero tugiye kureba hamwe ibintu wacungiraho umugore koko mu rukundo cyangwa mu mubano wanyu ahantu muzagerana. Nutabibona ibi bintu rwose nushaka ujye wikuramo akabe karenge. Ikindi kintu cy'intangaza, abagabo uzasanga badakunda abadamu mbese bafite ikintu cy'umumaro babagezaho bageranaho. Abagabo benshi bakunda umureti cyane, bakunda kwirira imireti. Ngo ni ukuvuga ngo ni abakobwa boroshye ukuntu, mbese abakobwa babengerana cyane n'abagore babengerana cyane, ariko batagira ikindi kintu bakumarira uretse kuba wabakize mu buriri. Nta kindi kintu bashoboye uretse uburiri. Ubwo rero nashimishwa cyangwa nakishishikariza umugabo ufite buri kimwe cyose, mbese icyo akeneye rwose ku mugore ari uburiri, ushaka bene uwo nguwo. Uko nyine umurya akenshi ikintu umuntu yashyizeho imbaraga hari ibindi bintu bitakara. Noneho rero ariko niba wumva ukeneye umugore wo kukubaha, umugore mwakorana ibintu byinshi mukagerana kure, ntabwo ari uwo muntu ndi kukubwira washaka umuntu nyine ufite mu mutwe akora neza. Ariko niba wumva icyo ukeneye, ufite amafaranga, ufite ibintu byose, amazu, ibintu byose urabifite, icyo ukeneye n'umugore ushyira mu buriri. Ushaka rero bene abo ngabo nyine baba nta kindi kintu bashoboye uretse uburiri nyine. Twagiye rero turifashisha igitangazamakuru cyitwa Dikikelise, nicyo nabashije kubonamo aya makuru kandi nimubireba neza murasanga ari ukuri. Ikintu cya mbere rero ugomba gucungiraho nk'ikimenyetso, umukobwa umugore rwose wifuza ko mugerana kure, wa wundi wareheje kandi ukabona bikamujyamo nawe aragushyigikira mu bintu byose, cyane cyane mu bibazo. Nta kibazo na kimwe wajyamo kugira ngo atabasha kugushyigikiramo. Hari abagabo bagira ibibazo runaka cyangwa abasore bari kumwe n'abakobwa
ibibazo dufate nk'umuntu akoze accident cyangwa n'ikindi kintu kitari cyiza, ni igihombo se wagize, wacuruzaga cyangwa n'ikindi kintu cyose cy'igihombo, wa mukobwa cyangwa umugore agahita yigurukira. Kuvuga rero yuko ntabwo ari we yakundaga ibyo ngibyo wirirwa umutega. Hari abagabo rero bafite impano nyine bumva neza yuko umugore azamukundira ko arimo agenda amutega ibintu byinshi cyane. Biriya bintu urabimutega nyine, ariko uko ubirushaho kubimutega kwedura inda, noneho akazakukanwa n'undi muntu ufite byinshi kurusha. Bivuze rero ngo ibintu byose ni ukukira mu rugero, ukagenda gahoro gahoro. Ubwo rero ni ukuvuga ngo wowe nubona umudamu ugize ikibazo ukabona yagushyigikiye, menya ko ari umudamu nyine cyangwa se ari umukobwa muzima. Hari ikibazo kijya kiboneka nyabibona mu mafilime, ugasanga umusore yagize ibibazo, umugore cyangwa umukobwa yashyushye aramufashije, yamara gukira neza akavuga ati warakoze, noneho rero akaba yishakiye undi, kandi mukuri bari bari kumwe nk'umuntu wamweretse neza yuko hari ikintu amuteganyaho. Uriya ni ukuri inshuti yanjye, ngo umugezi utazacumbikira ntukamubikira agakoni. Buriya nimba nawe udakeneye ibyo bintu umugore ari uzaguhe, nakugira inama yo kunabyihorera. Buriya akenshi nta kintu kibaza nko kwica amarangamutima y'umuntu wamweretse yuko hari ikintu wifuza ko mugeranaho, noneho rero akabigufashamo, wamara kubigeraho ukabura mucitse urigendeye, ugatangira kubona ko mutajyanye. Namwe abakobwa rero, namwe abadamu, mube maso. Hari abagabo benshi cyane baza baje kwirira ibyo mufite, baje kunyunguta ku mabombo mwifitiye, cyangwa barije kurya za shokora mufite, bamara kuzihaga rwose banazirenzwa bagahita bigurukira. Rero mwitonde. Icya kabiri, uwo mukobwa cyangwa se uwo mugore aha agaciro abantu b'ingenzi mu buzima bwawe, arabubaha, arabakunda. Nimba ari abavandimwe bawe, niba ari ababyeyi bawe, niba ari inshuti zawe, umuntu wese ufite agaciro mu buzima bwawe, nicyo kintu cya mbere umugore akora, arabubaha kandi agira amatsiko yo kunabamenya, kugira ngo ajye abubaha, nuko aba bazi nyine. Nanone kandi ntagira ipfunwe zo kukugaragaza mu muryango wiwe cyangwa se no mu nshuti ziwe. Buriya muzayicunga abantu bari mu mubano, umuntu akaba atatinyuka no kuba yakugaragaza iwabo cyangwa se mu nshuti ze, rwose nushaka kugende iguru ntege, ushaka kugenda gahoro, rwose haba harimo akantu ka fake aho kantu. Umugabo utatuma abantu b'inshuti ze bakumenya, umugore utatuma abantu b'inshuti ze cyangwa b'umuryango bakumenya, rwose genda bukeya, cana magufiya, kuko amaremare arimo kugutunga yatuma ukora impanuka. Kandi birababaza cyane iyo umuntu mukunda, umushakaho, mugirana umubano ugeze kure, ugasanga rwose wambwira ati reka tugende iwanyu, ugasanga ntashaka ko mujyana, akakubwira ati rwose ntago iwacu wabapfa kubabona, cyangwa se akanabyanga akavuga ati rwose ndumva bitihutirwa. Rega buriya n'inshuti isanzwe itari n'umuntu muzagirana kure, ni ngombwa yuko umenya inshuti z'inshuti zawe ziri inshuti zawe, umuryango w'inshuti yawe nawo bari umuryango wawe. Reka tunareke kwa n'ibindi bintu hari buteganye. Uriya umuntu ugukunda, umuntu ukunda, nta n'ibindi bintu bihari. Urerega buriya mu buzima buri wese agira umuntu yishimira, ukumva uguwe neza kuba muri kumwe, nubwo nta kiri kintu mwamupanga. Rwose kuri kumwe n'inshuti ze wumva uguwe neza, kuri kumwe n'umuryango wumva uguwe neza. Ubwo rero uwo mugore uzabona rwose adashaka ko kukugaragaza ahantu hariho hose, uzarushyiraho akazo. Gatatu rero, ni umugore wita ku nzozi zawe. Hari abasore n'abagabo batagira inzozi. Abo ngabo rwose mwabagore mwe ndabahannye, n'abakobwa, umugabo cyangwa umusore utagira inzozi umva n'ugutembera. Umugabo agomba kuba afite inzozi kandi zinakomeye. Ubwo rero umugore ugukunda n'umukobwa ugukunda, ikintu kizabigaragaza, inzozi zawe arazishyigikira. Mbese ni wa muntu utagira ikibazo ku nzozi zawe, arazishyigikira, akorohereza ubuzima. Ntabwo azangwa guhe pressure avuga ati ibyo ni ibiki ugiyemo cyangwa guca intege, ahubwo arakureka akagushyigikira mu bintu ugiyemo. Nimunahomba murahombana, ariko aragushyigikira, ntabwo aguca intege, agufasha kugera ku nzozi zawe, ntabwo aguca intege. Ariko ikibazo kijya kiboneka kenshi,
hari igihe umugabo aba afite inzozi runaka ari kumwe n'umudamu runaka, noneho yamara kumufasha kugera ku nzozi, cyane cyane ko ni ibintu biba bisaba amafaranga, wenda ukavuga uti umudamu arayafite n'umukobwa arayafite, wenda akaba yanagufasha, wamara kugera ku nzozi ugahita ureba ku ruhande gutyo ugahita ubona mutakijyanye. Ubwo rero abakobwa n'abadamu mwitonde, abagabo rwose nta nyabwenge. Ubwo rero nushyuha cyane ukajya umufasha inzozi ziwe, utaramara kumva neza yuko ari umuntu koko ufite gahunda mu buzima bwawe mwagerana kure, urimo urapfubusa, urimo urahomba, ni igihombo kandi uzahora urira iteka ryose. Uriya uzareba amarira umugore arira, abagore n'abakobwa benshi bajya barira, hari ibintu byinshi bahaye abagabo, ariko ubundi umugabo wamuha iki? Umugabo ashoboye byose burya asimbura Imana ku isi. Umugabo asimbura Imana ku isi, mw'abagore mwe, namwe mw'abakobwa mwe. Umusore n'umugabo muri kumwe ni umuntu ushoboye byose nubwo atari Imana. Proje ziwe uramushyigikira, ariko ureka gushyuha cyane ngo ujye uzana n'amafaranga atanayagusabye. Kandi rero umuntu iyo umuteze amafaranga asigaye akunda amafaranga kurenza uko agukunda. Mujye mumenya igihe cyo gusohora amafaranga mwacuti zajya mutazajya murira. Umugabo ukunda guha amafaranga uzabicungire. Abantu benshi tuzajya mu nyumba kenshi, muzandebera abakobwa n'abagore bakunda gutanga amafaranga, mbese buri kanya buri umusheri we cyangwa se umugabo bakundana niwe waguze, niwe wamuhaye buri kimwe cyose, niwe waguze matora, niwe waguze igitanda. Ibyo bintu urabigura bikarabwaho n'andi bagore nshuti yanjye. Uramugurira amasaha, uramusohokana, arakubwira ati nta mafaranga, ukayamuha akajya kuyaryohamo n'undi mukobwa n'undi mugore yikundira. Ubwo rero rwose abagore muba mushyuha, mu mufuka wanyu hashyushye harimo amafaranga ari kubira rwose. Mujye mugenda ahantu mwicara hasi mwigurira akantu, kuko abagabo n'abana beza ariko bafite n'ubwenge. Nta mugabo ukunda umugore umuha ibintu byinshi cyane, cyane cyane no kubimuha atanabimusabye. Uri kumva? Ubwo rero umugabo akunda ko umushyikira mu nzozi ze, ariko ntabwo akunda ngo ushyuhe cyane, ujye umuzanira amafaranga atanayagutumye. Hari abagore bafite ukuntu bashyuhamo n'abakobwa, akakumva umugabo afite proje runaka, akaba yirukansa ati uyu muntu tuzagera ahantu, nta rukiko muranajyamo buriya. Nuretse ko n'urukiko narwo rushobora gusubikwa, ukaba urashyushye cyane, uragiye usaba igihe kredi miliyoni nk'10,15 urazimukubise rwose, namara kuzishyikira ahita yigendera, ahubwo ajye gushaka undi mwana akunda, wa mwana utamushyuhaho cyane. Abagabo ntabwo bakunda abagore bashyuha. Ntabwo bajya babikunda, bose mubimenye icyo kintu, ako kenge ndakababwiye. Gikurikiyeho nanone, umugore cyangwa umukobwa ugukunda, ufata umubano wanyu mbese nk'ikintu gikomeye kuri we cy'umumaro kandi cy'agaciro, abasha kugusubiza ku murongo mu gihe ukoze ibintu bitari byo. Dufate nk'urugero, mama waraguhamagaye wanze kumwitaba, cyangwa se ushatse kuvuga ibindi bintu rwose bitari byiza, yavuga ati nta mubyeyi usimbura mama. Nimba wanze kwitaba umuvandimwe wawe cyangwa inshuti yawe, umudamu ugukunda n'umukobwa ntazabireberera, azakubwira ati rwose bitabe, cyane cyane yuko nuko uba munari kumwe mwe murahorana iteka. Ariko abo ngabo hari n'igihe muba atari abantu mubana iteka ryose. Ubwo rero umukobwa, umugore ugukunda cyangwa se uzi neza yuko uwo mubano wanyu awifuzamo ikintu gifatika, abasha gutuma amafuti waba ukoze cyangwa ibintu bitari byiza ukoze, abasha kukubwira yuko ibyo bintu ukoze atari byo. Ubwo rero nshuti yanjye, kwirinda biruta kwivuza. Igikurikiyeho, arakubaha. Umukobwa cyangwa umugore ugukunda arakubaha. Kandi iyo mvuze ngo kukubaha, ntabwo aba ari wa mukobwa cyangwa umugore uri bakira n'abandi bagabo n'abandi basore muri kumwe, mbese azi neza yuko uri umuntu w'agaciro, ntashobora gukora amakosa yo kuvuga ngo agiye kujya yirirwa akira n'abandi bantu. Iyo amaze kukumva neza mu mutima we birimo yuko uri umugabo w'agaciro, agutuma wumva uri umugabo koko, ukanezerwa kandi ukumva koko ni icyubahiro kuba muri kumwe.
ubwo rero mwabagabo mwe namwe mwasore mwe bijya bibabaza cyane yuko umugore arakubaha umukobwa akakubaha warangiza wowe ukamwishyura cyangwa ukamwitura kumuca inyuma cyangwa se kukomeza nawe ukina n'abandi bakobwa n'abagore. Ikintu ni ikintu cyo kwitondera. Buriya abagabo bakunda kugenda n'umubiri ariko umudamu we burya yaje cyangwa se n'umukobwa azana n'umutima. N'umutima uza. Kandi yagushyizeho umutima na undi mugabo na undi musore ku ruhande abona. Ni wowe ababona mu isi ye. Ubwo rero nimba kubaha hahandi ashaka no gukora ikintu akakugisha inama cyangwa akagusaba uruhushya ati ndashaka kujya naha ukabikubwiraho. Ubwo rero numukomeretsa amarangamutima yiwe kuyagarura biragoye. Umugore ukubaha ni umugore muzima. Buriya muzabicunga buriya Imana nayo ifite ndavuga se mufite ubwenge kandi ari we iyo bwenge. Buriya uzabicunga mu Bibiliya Imana yavuze ngo bagabo mukunde abagore banyu nkuko Kristo yakuze itorero akaryitanya. Umuzi cyo bishatse kuvuga bivuze ngo abagabo nta rukundo bagira. Niyo mpamvu Imana ari byo ibasaba. None ibwira n'abagore ati bagore mugandukira abagabo banyu. Bivuze rero yuko kubaha abagabo mu bagore ntago bibamo. Nibyo Imana ibasaba kuko bitababamo. Muri kamere ngo y'abagore kubaha abagabo ntago birimo. Ubwo nagasuzuguro kenshi. Niyo mpamvu Imana yabasabye ati nyaboneka mujye mwubaha abatware banyu. Ubwo rero nubona umukobwa cyangwa umugore akubaha ntuzabiprofite ngo ubashe kubipfusha ubusa. Kuko rwose umweretse yuko utamwubaha cyangwa usuzuguye ushobora kuzarimba urwo ubonye. None ikindi umugore ukubaha abasha no kubona uri umwami. Buriya nta muntu usuzugura umwami ntago bibaho. Uno mu muco usanzwe umwami arubahwa. Ubwo rero umugore uri mu isi yawe kandi akakubona nk'umugabo w'agaciro akakubona nk'umusore rwose mwakugirana kure akubaha nk'umwami nyine. Ariko icyo kintu abagabo benshi n'abasore iyo umugore yamwubashye cyane akabona yuko arimo kumwubaha kandi ntabwo byita kubaha cyane. Buriya umuntu ukunda umugore ugukunda arakubaha nyine. None wowe ukabiprofita abona kubaha cyane ukabona nyine ukabifata nkaho ari ibyo nyine biri aho ngaho nyine. Noneho ukajya umusuzugurira imbere y'abandi bantu n'abakobwa n'abandi bagore rwose ukamwereka ko nta n'agaciro afite. Hari umunsi rero ugera gutya akabagira gute akabasha kubishingukamo kandi ntabwo azakubwira ko yabivuyemo. Uzabona yabivuyemo gusa. Rero kwirinda biruta kwivuza. Niyo mpamvu ugomba kubaha umugore ukubaha. Ko ntabwo abagore bose bafite impano yo kubaha. Uzashimishwa no kwirira imireti. Abo bakobwa ubona n'abo bagore rwose ubona nta kindi ubakurikiyeho uretse kwirira umureti nyine. Ubwo rero bashaka uzajya urya umureti ariko ujye urya banawuguciriyeho mu maso. Uri kumva? Wowe icyo kintu no kwitonda. Gatandatu nanone ntabwo aguha pressure ku mafaranga. Hari abakobwa n'abagore bafite impano yo kuba bari kumwe n'umugabo mbese nta n'igihe kirashira gatangira ati ndashaka kujya muri salo, ndashaka gusuka, ndashaka kugura umwenda, ndashaka kugura inkweto, ndashaka kujya aha, ndashaka telefone, ndashaka airtime, ndashaka iki rwose mbese. Umugore ukunda ntabwo ibyo bintu biza. Uyu mugore uzabona kusaba ibintu nk'ibyo cyane ndetse akanabitinyuka inshuro nyinshi. Umugore ukunda anatinya kugira ikintu yanagusaba kugira ngo utamubona nabi. Kandi niyo mpamvu ndi kubwira abagore n'abakobwa ngo mwige gushaka amafaranga. Uri impamvu bibazo nuko abakobwa n'abagore kenshi bamenyereye guhabwa bahora basamye kugira ngo batamikwe. Ntabwo ari byo. Niyo mpamvu nyine umuntu wamenyereye gutamikwa n'uwagize gute n'umubano ushobora kukunanira kubera yuko nyine nibataguye ibyo ushaka uzajya kubirarikira ahandi nyine. Umuntu rero uhora ararikiye ibintu n'ubundi bamutamika saba iyo wowe utabimuhaye uko abishaka ajya gushaka umuntu ufite byinshi kurushaho. Ni naho havamo ibintu by'ubugeso bubi n'ubukozi bw'ibibi ku bagore n'abakobwa. Uri umugore ushobora kwibonesha ibintu agakorera nusha umutwe wiwe akagira ikintu akora ntabwo ashobora kujya kwiyanirika mu bagabo. Kuko buriya kenshi muzabicunga abakobwa n'abagore birukanka mu bagabo n'abadashoboye kwishakira amafaranga. Kandi ubwo baba bagiye kujya gute baba bagiye kubakura nyine. Ariko umukobwa uzi kubona amafaranga se wamukangisha iki koko? Umugore uzi kubona amafaranga yiwe aragukunda gusa nta kindi. Kandi nagakunda yuko wenda ufite stature nziza agukundira ikiri mu mutwe wawe.
icyo kintu mukimenya abasore n'abagabo. Ntabwo umugore azagukundira kuri umusore mwiza w'ibogari, ko ufite amashuri menshi, ko mbese ufite amafaranga, agukundira ikiri mu mutwe wawe. Ushobora kuba ufite nayo amafaranga udashobora no kwituma yagera nakuri harenze aho uri, cyangwa se n'aya mafaranga uyabona mu buryo bworoshye. Icyo kintu rero mugomba kukimenya. Ni ukuvuga ngo rero umugore ntabwo agusaba cyangwa agusabirizeho, ahubwo abasha kukubwira ikintu atagifite andi mahitamo. Nibwo yakubwira ati nkeneye iki kintu, kandi kuko nyine uramukunda urakimuhereza. Ariko kenshi abagore iyo umugore agukunda atinya kugira icyo agusaba. Naho rero umugore uzagusaba byoroshye, uzajya umenya nyine icyo ashaka, uzajya ukomeza ubimuha cyane nyine. Umunsi uzaba utashoboye kubimuha nyine azajya gushaka kandi babimuha. Attention. Igikurikiyeho nanone, yubaha indangagaciro zawe, yubaha ibyo ugenderaho, standards zawe na valeurs zawe cyangwa se values zawe arabyubaha. Iyo umubwiye ati rwose mukundwa ibi bintu ntabwo mbikunda, arabyubaha. Iyo umubwiye ngo ibi bintu nkunda ko bimera gutya, arabyubaha. Ariko umugore mbese udafite icyo ubwiye, iyo ubimubwiye bicana mu gutwi kumwe bwahingukira mukundi bikigurukira, nta nubwo abiha agaciro, nta nubwo anabyibuka. Ubwo rero iki kintu nacyo mugomba kujya mubirebaho cyane. Ni ngombwa yuko ubibona yuko umugore ukukunda, umugore wumva yuko akubana nk'umuntu w'agaciro, ibi bintu yubaha indangagaciro zawe. Iyo umubwiye uti rwose sinshaka, cyangwa se yuvuze ngo sinshaka, burya ubu byishe, ntabwo nkunda, burya niyo terime nziza. Ubwo umuntu ngo sinshaka bari mu itegeko, ariko iyo uvuga uti ibi bintu simbikunda, ni amarangamutima yawe urimo kugaragaza. Uti sinkunda ibi ngibi, sinkunda ABCD, arabyubaha. Akuvuga ngo ibi simbishaka, icyo gihe rero uba ubyishe. Niyo mpamvu rero umudamu agomba kumenya ibi bintu. Abadamu bafite impano n'abakobwa bo kumetiriza amarangamutima yabo, amaemosiyo yabo. Niyo mpamvu mugabo mu gihe cyose utarabona amarangamutima y'umugore, uramenya udashyuha, ko nushyuha uzamwirukana. Kimwe nawe mugore, ntuzagira amarangamutima menshi ku mugabo, kuko nuyakabyaho azigendera, kandi uzasigara urira ngo uriya mugabo ko atankunda cyangwa atanyitayeho. Genda gahoro gahoro gahoro, kandi nubona ibintu bidakunda nubishyiraho ingufu, kuko ibintu byiza ni ibintu byizanye gutya bikaza bunyi gahoro gahoro. Ariko ibintu byose birimo ingufu birapfa. Umugabo uzanye ingufu mu rukundo birapfa, umugore ushaka ingufu mu rukundo birapfa. Umugabo ni utangiza igikorwa cyane cyane mu mubano. Iyo umugore yawutangije uko byamera kose nta hantu bigera. Umugore yari we ushatse kugushotora, yagukunze, niwe wagukunze akagushotora, uko arushaho kugushotora ugira ubwoba ukigendera, ukajya kwishakira bari abakobwa nabo bakunaniye. Niyo mpamvu rero umugabo, umusore, umukobwa, mu budamu mugire ubwenge, mutekereze bino bintu ko ari ibintu by'agaciro. Ibi rero nige nabashe kubona mu bushakashatsi. Ese hari ikindi kintu ushobora kunyunganiraho cyangwa se wanyungura? Nyandikira muri comments. Niba uri mushya kuri iyi channel, kora like, ukore share, ukore subscribe, bose dukomeze gusangira ibi byiza. Byo gice ko namwe kuko nanjye dohote uwimuwe naho utaha muri video ikurikira. Bye.